Kimwe mu bintu bikomeye cyane uzicuza mu bihe by'ubuzima bwawe biri imbere ni umwanya uri gutakaza ubu ngubu wirukanka inyuma y'umuntu utagukunda, ngo byaruta ugakoresha uwo mwanya wirukanka inyuma y'indobo y'ibiraha ugura ibya 200 ubirya, ubimara baguha ibya 300, ubimara baguha ibya 500, mpaka n'ubundi ngo umaze ibihumbi 2 byose by'amafaranga kandi n'ubundi biraha utabihaze, ngo byaruta nibura ibyo biraha biba byakugiye mu nda wenda bikazana kubyibushya ugacya cyangwa se kwiyongera ku ngano y'umubiri wawe. Nyamara kandi ikibabaje kandi giteye agahinda n'isoni ni uko iyo ndwara cyangwa se igihungabana ryo gukunda abantu batabakunda atari indwara urwaye wenyine, ahubwo hirya no hino ku isi urubyiruko rwinshi cyane haba muri Afurika, muri Aziya, i Burayi no muri Amerika hagati y'imyaka 15 ndetse n'imyaka 30 barwaye iyo ndwara yo gukunda abantu batabakunda. Umwanditsi umwe w'umunyamerika yaranditse ati nta kintu gisebetse nko gukunda ariko ugakunda umuntu atagukunda. Tugarutse hano iwacu mu Rwanda, umwami iyo yimaze impaka we ngo nyuma yo gukunda ibintu byinshi cyane akabona ntibimuhiriye agakunda batamukunda, yanditse igisigo arandika ati sinkikunda ukundi, ngira ibyo nkunda ntibinkundire ahubwo nkunda birankuka bikanyikamagomba gukungika iyo kure. Igikomeye cyane nicyo yasorejeho aho yagize ati gukunda ikitagukundira ati ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Burya imvura yagwa mu ishyamba cyangwa ntirigwemo, ishyamba riresista cyane ku buryo kuba imvura itariguyemo umwaka umwe cyangwa 2 ibyo bitatuma ryuma kuko imizi yaryo bigera kure cyane. Ngo burya nawe ukunda umuntu atagukunda, wamukunda utamukunda ngo ntacyo byamwungura, nta nicyo byamuhombya, nta nicyo bimaze yewe nyine uba witera umwanya wawe gusa kubusa. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tuje kukubwira uburyo ushobora gucika ku muntu ukunda nyamara batagukunda mu ntambwe 3 zonyine. Izo ntambwe 3 nuzikurikiza ukagerageza kuzishyira mu bikorwa nk'uko tuzikubwira, uzabasha kwikiza abantu wirukankaho cyangwa se umaze imyaka myinshi cyane wirukankaho kuba reka byarakunaniye, nyamara bo ubibona neza ko nta n'icyerekezo cyangwa se igitekerezo cyo kugukunda bafite. Uri kumwe na Sylvain mu kiganiro. Niba utarakora subscribe urebe munsi y'iyi video handi subscribe ukandeho kugira ngo n'ibiganiro na video zacu zitaha cyangwa zikurikiye ujye uzikurikira nkaba nguhaye ikaze. Ngo indwara cyangwa se ihungabana ryo gukunda umuntu utagukunda ni kimwe mu bigeragezo bikomeye cyane bihangayikisha kandi bihombye ushobora guhangana nabyo mu buzima bwawe kuri iyi si. Nyamara kandi ngo buryo uramutse ufashe umwanya uhagije wo kwitekerezaho ugatekereza ku bintu byinshi kandi ugashyira mu bikorwa inama nke cyane tugiye kukubwira muri iki kiganiro, wabasha kwikiza abo bantu. Inama ya mbere tutagutindiye ngo ni gutekereza impamvu ubundi umuntu ukunda atagukunda, ubundi gukikana akayanyanze no kubera iki. Inshuro nyinshi waba umusore cyangwa umukobwa mu isi tugezemo aka kanya, impamvu nyamukuru ishobora gutuma umuntu akwanga n'ubukene. Niba nta mafaranga ufite, nta kazi ufite cyangwa se akazi ufite nako kadafatika, iwanyu umukennye ndetse nawe ubwawe ku giti cyawe ukennye, ngiyo niyo mpamvu nyamukuru ituma abantu bakwanga kuko nyine babona nta cyerekezo cyawe cy'ejo hazaza, nta terambere, wenda nta mugabo ufatika uzakuvamo cyangwa se nta n'umugore ushinga uzakuvamo mu bihe bizaza, bitewe n'uko babona nyine ntacyo uzinjiza mu rugo. Ngo rero akwirirwa wirukanka inyuma y'umuntu ngo uri kumubwira ngo wankunze kandi ubibona neza ko mu by'ukuri impamvu yakwanze ari ukubera kukennye. Wahugira mu gushaka icyo ukora ukongera n'ibyo ukora ukabiteza imbere ukabinonosora, maze ukabona iterambere mu biyenyere no mu mufuko n'amafaranga. Mu bihe bizaza ngo nguwo bazakugarukira akagukunda, atanazi ugakundwa n'abandi wenda banisumbuye kurusha uwo nguwo. Ingingo ya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri ushobora gukora kugira ngo ubashe gucika ku bantu batagukunda ni ugutekereza ku bandi bantu mugeze gukundana mutagikundana ubu ngubu. Ngo birashoboka ko hari abandi bakobwa cyangwa se abahungu ugeze ukundana nabo mbere y'uko ukundana n'uwo ushaka ko mukundana ubu, nyamara kandi ngo ntacyo byamaze kidasanzwe, nta nicyo byahinduye, wenda mwarashwanye. Birashoboka ko wumvisha ubahararutswe cyangwa se nabo baje kuguhararukwa cyangwa se wenda mwahararukanye bikarangira urukundo rwanyu rukonje rukarangirira mu magambo nta n'ubwiyundi ngo reka turekeraho. Gutekereza rero ko mwakundanye ntagire ikizima bibyara bishobora no kugufasha gutekereza ko n'uwo uri kwirukankaho nawe nta n'ikinini bizabyara mu bihe biri imbere. None se niba nta kinini bizabyara kuki winaniriza umutima n'umutwe ukarara ubitekerezaho, utakaza amafaranga yawe ugura amabandozi n'amayinite, umuhamagara buri kanya atanakwitaba, mu nshuro 10 akakwitaba muri mwe, message 10 umwandikiye akagusubiza mu 2 naza gusubiza mu ijambo rimwe cyangwa se 2, wamuherereza ifoto kuri WhatsApp ukayohereza saa 4 z'amanywa umubwira ngo rwaye twasohokeye ibonaka natembereye ibonaka urabona ntaberewe, akakureka ntagusubize, akaza kugusubiza saa 2 z'ijoro ati ndabona ntacyo baye ntagira ikindi arenzaho. Kuki utakaza umwanya wawe n'amafaranga yawe kuri urwo rugero? Ayo mafaranga wayaguze mu bindi bintu ko wasanga hari n'abarumuna bawe cyangwa se bakuru bawe bakennye bashatse urugo rukabananira cyangwa se badafite n'amafaranga yo kwiga no kuriha amashuri biga, wayakoresheje ubafasha aho kuyakiniramo mu bintu bidafite umumaro. Ikindi kintu cyangwa se n'intambwe ya gatatu wakoresha yagufasha gucukubiri cyangwa se gutandukana n'umuntu wakunze nyamara kandi ukabibona neza katagukunda. Iyo ntambwe no gutekereza ku bindi bintu wabuze. Birashoboka ko ugeze gukora akazi bakakwirukana amanzaganya mu maherere bakurenganyije, birashoboka ko hari ubugambanyi n'akarengane wigeze gukorerwa mu buzima bwawe bwashize, ibyo byose warabyakiriye kandi urabirenga. Birashoboka ko nanone watakaje ibintu byinshi nka bamwe mu bagize umuryango wawe, wenda barapfuye, abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, banyogukuru, banyokurume ndetse n'abandi batandukanye, cyangwa se ukaba waranabatakaje bataranapfuye bakiriho ahubwo barakwanze nyine ukaba warabapfushije bahagaze, bitewe n'uko hari impamvu runaka yatumye bakanga, wenda ukutumvikana runaka ko mu miryango wenda ari we biturutseho cyangwa se ari nabo biturutseho. None niwe waratakaje ibyo bintu bingana gutyo, wenda ukaba uri imfubyi, gute wumva ko uwo muntu wari utangiye kumenya mu minsi ngaho wumva utamureka? Ese urumva azakumarira iki cyihariye? Ongera utekereze no kuri uwo muntu ubwe ahubwo uri kwirukankaho. Ese ni muntu ki?
ko hari n'igihe usanga ari umuntu udashinga ndetse ahubwo atanafatika. Iyo aba afatika bwo ese ubasha gutekereza ko igihe kizagira tugapfa, ibi byose twirukanka cyangwa tumaranira byose tukabisiga inyuma, memwari zacu zigatakara, tukajya ahantu ho kwibagirana. Nubasha gutekereza ko ibyo byose ugatekereza ku myaka itari myinshi cyane umaze ku isi n'ibyo wanyuzemo bikomeye cyane kurusha akantu nk'ako ngako k'ifuti, bizaguha umwanya uhagije wo kwitekerezaho, maze ibyo byose bisiga inyuma. Ndetse mu gihe akuje mu bitekerezo ubyikura mujye gukora siporo. Igikomeye cyane ngo kizabigufashamo ni ugushaka undi muntu ukunda. Niba ubona nta wundi muntu ushaka gukunda utari uwo, gerageza kwiga kuba romantique. Ukora icyitwa romance niba rave bikunaniye, ushaka umuntu wumva wizeye w'inyangamugayo, umukunde mu rugero runaka, ushake ntumukunde cyane. Nurajya wumva unaniwe kandi uhangayitse nimugoroba, ujye umuhamagara umubwire ngo nshaka kuguhobera. Ugende umuhobera, ushaka umuhobera umunota umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, mukomeze wamusoma ku minwa, wamukorera ibyo birakureba. Ahasigaye witahira, ashaka azaba ari umugabo ufite undi mugore, ibyo ntacyo bigutwaye. Gusa uzamenye kwirinda nyine, kuko nibirangaraho bizagukoraho. Ariko kandi ibyo bizagufasha kuruhuka, kuko n'ubundi ahanini akenshi icyo tuba dushaka ku bantu dukunda bari agahararo, kuba tubabona nyine tukumva umutima yacu irabakunze, nyamara rimwe na rimwe ngo nta n'urukundo rwihariye tubafitiye, ahubwo ariko bakunda ikiri kure kiba cyiza. Uwo nguwo n'ubundi wirukanka umurangira ukumva utamubura, ngo wamukwegerezwa icyumweru kimwe cyangwa bibiri, ukamwishimisha ukanamukoresha ibyo ushaka byose, ngo nta gushidikanya kuba umuhazi umujugunye wenda ubona ari ingegera cyangwa se ari n'umuntu udashobotse utagira hamwe cyangwa habiri yakugeza mu bihe byawe biri imbere, cyangwa se mu ntumbero z'iterambere n'ubuzima bwawe buzaza. Kubasha gutekereza rero ngo ku bibazo dufite mu buzima bwacu bwa buri munsi, uburwayi twarwaye bwanze gukira, ubukene, imiryango yatwanze, inshuti twagiye tugira zikatugambanira, ibihombo twahuye nabyo muri business, ibyo bizadufasha kureka no kwakira ko mu by'ukuri hari ibintu bimwe na bimwe nyine ukora bikanga, aho kuguma guhatiriza ngo runaka yanze kunkunda, ngo nimubura nziyahura, ngo nimubura sinzabaho, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kandi umuntu uri kubibwira mu by'ukuri atagushishikariye, atanahangayikishijwe n'ibibazo byawe, ahubwo yifitiye ibindi bintu arangariye, nk'uko nawe nyine hari abandi nawe bagukunda bakakwirukankaho, bakakwereka amarangamutima y'uko bakwishimiye, ariko ukaba utashaka kubakunda cyangwa uhindukire ubarebe inyuma. Niko nawe nyine nawe hari abazakunda nabo bakabikugendereza gutyo. Ese kuki ukuri koroheje nk'uko udashaka kukumva? Ni ukutabasha kukumva cyangwa ni ukutabishaka? Ni ukutabishaka nyine nawe ubwawe urabizi, ariko ushatse kubyumva wabyumva kuko biranoroheje. Nugerageza gutekereza no gushyira mu bikorwa izi ntambwe eshatu tukubwiye muri iki kiganiro, n'ibirenze ibi ngibi uzabasha kubigeraho, uzabasha kwikiza abantu bose bakwanze, maze ugire mu iterambere. Kuko ahanini baba barakwangiye isura idashimishije ufite, igihagararo kidahagije, nubona amafaranga uzahindura byinshi muri byo. Uburanga n'isura ni ibintu ubungubu mu myaka tugezemo y'ikoranabuhanga, haje plastic surgery, abantu bahindura amazuru yabo, bagahindura iminwa yabo, bagahindura amabara y'impu zabo, bagahindura imisatsi yabo yari imyeru ikaba umukara, yari injwiri ikaba amarende, ikaba imisatsi igwa ku mugongo. Abo wari uzi ari twa kavimviri, ingegera n'amayibobo, nyuma mugahora ari abasirimu beza cyane, ari abasire queen bahenze ku isoko, aribo bari gucicikana amafoto yabo ari kugurisha ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose ahanini ngo bikorwa n'amafaranga. Nubugira mu gushaka amafaranga rero, ibyinshi mu byo wabuze cyangwa se wagerageje kugeraho bikakunanira, bizagenda bikwizanira. Uzaharanira byinshi ubigereho, n'abagukunze bose baziyongera, abakwanze nabo bazagerageza kugukunda, ahubwo nawe usigara uri gutoranya. Mu gihe kera wabirukankagaho nta mafaranga ufite, nabo birukanka batatana. Ndagushimiye ko dukurikiye mu kiganiro. Ibiganiro byacu biragaruka. Ciao.